akambwira ngo sinteze gukingiza ngo mfite ikigoryi mu nzu ngo murange ikingirana. Mama ihangane. Harimo abambwira ngo cya kigoryi baba bagikingiranye ngo nyina aba yagikingiranye yagiye. Ariko ntabwo mba nagiye mu bibi, hari igihe mba nigiriye gusenga. Yashatse nko kujya gukora pipi bigenda bite? Mba mfite akadobo hariya. Hari noneho wamufashe afata abantu ngo baze bamutere inda. Hari nagiye mu kiraka. Ngo noneho bagiye nturakunda bari bigira Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri mu mpande zose z'isi, ndabasuhuje abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Kuri nanjye ndabakunda. Umunsi wo twasuye umuryango, nzi ko benshi bari buze kubabara nkuko natwe twababaye, ariko reka mvuge ngo mwisi tukiri mwisi tuba turwanye intambara. Mama tubahaye ikaze. Murakoze. Muratangira noneho utwibwira amazina yawe. Twa Nyirashema Jeanne d'Arc. Nyirashema Jeanne d'Arc. Umwana yitwa nde? Niba mureke Marie Audace. Marie Audace. Godance Audace. Audace. Okay, afite n'izina ryiza. Hanyuma hari benshi bari buze kwibaza ati ese nukubera iki? Murabona hano imbere umukobwa mwiza cyane rwose w'uburanga, kubera icyo umwana ativugiye. Ibyo byose nibyo tujye kuganira na mama we n'umubyeyi hano, maraza gusobanukirwa niyihe mpamvu uyu mwana atari uri kwivugira kuri mikro. Mama, hanyuma twasuye umwana, wenda twebwe twaganiriye, twabonye n'intambara itoroshye, n'ubuzima bugoye, ariko noneho komera, sibyo? Kandi hangane, nibibazo bikomeye. None turaza kukubaza, hari benshi bari bwibaze ngo kubera icyo umwana atisubirije abajijwe izina. Ihangane mama, komera, ntago byoroshye. Ni n'intambara, n'ibintu bibabaje. Nimba wabona umumama atangira ikiganiro gutya agatangira n'amarira, ni ibintu babibabaje, ndetse navuga ngo ni urugamba rukomeye. Mama ihangane, sibyo? Ihangane, ukomere, kandi no kwizera Imana, sibyo? Izera Imana, ndetse natwe twizera Imana, n'aba badukurikiye bizere Imana. Ndabizi neza ko hari icyo twese dufatanyije twakora, sibyo? Uyu mubyeyi akareka kurira, cyangwa se akaba ari icyo yahindurirwaho kubera twebwe, kubera mwebwe, cyangwa se twese, sibyo? Ngaho komera, wihangane. Yiyegereze mikro. Nuko yavutse. Yego. Hanyuma byatangiye gute? Afite ikihe kibazo? Harimo ageze nko mu mezi 7 akajya yicara akagwa. Yego. Noneho atinda no kugenda. Ntambarira aba ataragenda. Yego. Birangiye nibwo yatangiye kujya agenda atera intambwe, ariko nabwo akagwa, ariko biza gushira. Yego. Tuba agejeje aya magingo. Ariko iyo yicaye ubona bagira atya, sinzi niba mwakabibona, ababyina ntazi no kugenda neza. Yego. Ndamukarabya, mbese ibintu byose umwana agomba n'ibyo bimukorera ntabyo azi kwikorera. Nuko tubayeho muri ubu buzima nyine. Hanyuma hari ikintu benshi bari buze kwibaza, ati se uri umumama uribana, ufite umutware, ubuzima buhagaze gute? Ndi umumama n'uyu mwana umwe niwe ngira imbere n'inyuma, nta wundi nabyaye. Yego. Umutware byagenze bite? Yo pole sana bambi. Kandi noneho icyiza wenda bavuze ati muri ubu buzima ndeka mvuge ngo ni bubi cyangwa se burashaririye, ariko uravuga uti byibuze reka wa mwana wanjye murwaneho. Hanyuma iyi saha afite imyaka ingahe? Ngubu ntabwo nkunda kubivuga kuko biba bintoneka. Hari benshi banyurira. Yego. Nkumva birambabaje cyane bikansubiza inyuma. Ni mukuru. Komana, nta kibazo bambi. Abantu babizi nawe nkunda kubibwira. Komera ni ukuri mama, komera, kandi si wizera Imana? Ndasenga cyane. Urasenga cyane, wizere ko hari icyo Imana izakora, sibyo? Kuri yari yarabibwiye
none se mama iyi saha wenda hari ukuntu umwana avukana ikibazo, hari ahantu waba waragerageje byibuze kujya uvuga ati byibuze iki kibazo uno mwana afite reka ndebe ko namuvuza bikanga, cyangwa se ni ikibazo cy'ubushobozi byagenze biti? ntabwo Niyegereze mikoro. nabanje kujya igatagara Yego. oya igahini kuko ntiyagendaga amaguru yarakomeye, baza kumpa akagare bashyiragaho akabuye kugira ngo katamwirukansa ngo mwigishirizeho kugenda. Intambara ihita iba rero, akagare ndagata turahunga. Ubwo nje nongera intambara irangiye igabanyutse, yararangiye njya aho bita hariya za Butare, hariya bagiye ukuntu bahita Gatagara. Yego. Naho barambwira ngo ntabwo bamufata ngo yarengeje igihe. Icyo gihe afite imyaka ingana gute niba ukibyibuka? Yari akiri muto, yari afite nk'imyaka 9, 10. Biranga. Nuko ubwo nanahagiye ntanahazi. Twajya tugenda ducumbika. Nza kujya hano i Nyamirambo mu babikira. Ari umumama untwayemo. Avuga ati wenda bamufata akamfasha. Naho baravuga ngo arumva ababikira ngo ntibamufata. Yego. Nabo mbacumuriraho, ariko ndavuga nti buri igihe cyanjye ntiyago cyari cyagera. Washakaga bane nabo babe bagufasha? Washaka kwiga. Nuko nabwo biranga, ndavuga nti mbyeretse Imana kugeza na n'ubu. Hanyuma uyu munsi mubayeho mu buzima bumeze gute? Muri mu nzu ntoya, navuga ngo nagashamburete, ubuzima ntibworoshye, uri kumwe n'umwana. Ese hari akandi kazi ugira? Bihagaze bite niyo waba ugafite? Ndatekereza kubera umwana byaba ari imbogamizi. Nta kazi mbere nari ngafite, nkajya mukingirana nkagenda, ariko ubu nta kazi, naje kurwara amaguru, ubu nta kugendanye na ncumbagira. Yego. Nta kazi, nuko tubayeho. Umuntu atugiriye imbabazi areba icyo atumarira. Byaba ntabyo nuko tugategereza mu baturanyi, mbese utugiriye impuhwe cyane araza akadusura akagira icyo atumarira. Yego. Nuko tubayeho. Hanyuma mama, uze kumbabara kwangiye kubaza iki kibazo. Kubera icyo umwana wenda wamufungiranaga mu nzu bikaba byatuma adasohoka ngo ajye hanze? Hari igihe nabonaga nk'ikiraka akazi, hareba wenda nko kumusigira abantu, nabyo byanteraga ikibazo, umva namukingirana. Niba atari banga mufungiranye imyaka ingahe? Umva ntabwo ari myinshi, ariko akenshi yakundaga kwibera mu nzu. Umva nanjye nibyo bimfashije, kuko natekerezaga ukuntu nagenda nagaruka nkasanga nk'umuturanyi ati bamfatiye umwana, bamuviyoye, nkumva binjyanye ahantu kure cyane. Yego. Nkumva ko umwana wanjye namukingirana, nkumva birafashije, n'ibyo ngiyemo nkumva afite amahoro. Nagaruka ntabwo ubu yaryama atarambona, asanga ariyicariye, nkakingura niba mfite icyo nzanye cyo kumuha nkamuha, tukaryama, nuko tubayeho. Hanyuma impamvu mbikubajije nuko numvisha haruguru mu baturanyi hari uvuze ati mugiye gusura ati wo mu mama ufungirana umwana we, ati ngo maze imyaka niba ari 10 udasohoka. Ndibaze se nukubera wenda avugaga ati umwana wanjye. Umuntu avuga byinshi. Yego. Sibyo? Nk'ubwo ndamufungirana nkaba mvuga nti no kumuha umutekano wiwe. Nanone murekuye akagenda, nanone bavuga ati ni wa wundi ushumura umwana, ni wa mumama wa wundi mbese usabiriza ku mwana, umwana wirirwa yirukanka mu nzira. Bavuga nti mu bushobozi buke afite, namukorera isuku akaguma mu nzu. Hanyuma nk'iyo yajyaga mu kazi niwe atagufite impungenge, tujya twumva hari ikintu kiba kuri accident atari ko wenda byateguwe, kwibaze se nk'ubu hari akantu kari hafi ikibiriti, ese usanze byibuze yakubaganye, izo mpungenge ntiwazigiraga nk'umubyeyi? Wenda ati nk'akabirita kakajwe, nanjye nakoraga uko nshoboye nkabishyira kure. Yego. Nkabishyira kure, mbona ari nk'umuntu nizeye, amusigira urufunguzo nk'uyu mubyeyi we namwizera, amusigira urufunguzo. Ariko hahandi mbona habaga wenda nshobora kuba hakaba hari akavuyo, naragendaga nkabwira Imana nti umubeho, umurinde kuko ngiye ntacyo nakwishoboza. Yego.
ni ukuri ni ibintu bibabaje cyane, biragoye cyane kubyumva. hanyuma iyi saha wenda uratubwiye uti nagiye kumuvuza byaranze, ubushobozi ntabwo, ndetse navuga ngo rimwe na rimwe wayitubwiye uti byajyaga bintera ipfunwe. Kuki wagiraga ipfunwe kandi ni umwana mwiza nubwo afite icyo kibazo, ariko ntawe bitabaho, nabyara umwana akagira ikibazo, mugenzi wanjye amubyara akagira ikibazo, reka mvuge ngo ntawabihitamo. wowe urabona ko ari umwana mwiza, n'undi yabibona, n'uyu mupapa ashobora kubona ko ari umwana mwiza, nanjye ndamubona. Yego, yegereze mikoro. ariko abandi ntabwo babibona. Kubera iki batabibona kandi se n'umuntu, sibyo? Hari abajya bagukomeretsa cyane cyane, akambwira ngo sinteze gukingiza, ngo mfite ikigoryi mu nzu, ngo murange ikingirana. Mama ihangane, ihangane, umuntu wakubwiye amagambo yakubwiye muri kurebana amaso ku yandi. Mana yanjye, shyiraho mikoro bambi. Ntibaza ntise ko atari njye wamwihaye, nuko byanjye. Ubikubwira se aba ari umubyeyi, aba ari umuntu? Ababyeyi b'abamama. None harimo n'abambwira ngo nkunda, ngo sinteze gushyingiza, sinzi ikintu twari dupfubiranyeho. Arambwira ngo kudateze gushyingiza ukaba ukunda ubukwe cyane, ngo bite byawe. Ariko nzi ko Imana yo mu ijuru izabyemera. Ni ukuri. None hari ikintu nibaza, nk'umubyeyi muzima utinyuka kubwira iryo jambo, ntabwo umubwira uti se ko wenda ukibyara cyangwa wabyaye, we hari ikintu wahaye Imana kugira ngo ubyare umwana muzima? Barabibabwiye. Ihangane mama, ihangane, 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 sibyo? Ni igikomere kandi ndakumva, nanjye narize, ni agahinda kuba umuntu navuga wambaye umubiri yatinyuka kubwira mugenzi we ngo ufite ikigoryi. Ubwo wowe bakubwiye neza, njye harimo abambwira ngo cya kigoryi baba bagikingiranye, ngo nyina aba yagikingiranye yagiye. Ariko ntabwo mba nagiye mu bibi, hari igihe mba nigiriye gusenga, cyanabonye ikiraka. Ariko ntabwo abantu bose babifata kimwe, bumva ko abana nk'aba ngaba badafite agaciro. Nkibaza se nk'ubu iyo nza kuba ndi wa mumama ugendagenda utamwitaho, byaba bimeze bite? Bamvuga bimeze bite se nibwo banshima? Ibyo bikancanga. Ubwo rero nk'uwo muntu icyo gihe mu mutima wawe wiyumva gute? Navuga ngo hari kugushinga icumu cyangwa se akagutera kumbwira ari umuvandimwe ndwaye, njye ndwara diyabete, hari umuvuduko. Ndamubwira ese ko ndwaye, ubu mpfuye mwaza ngo yahise ansubiza yihuse cyane, ntabwo amuzi, amuheruka kera ari muto, ngo uzabanguke cyane, ngo uzakire vuba, narindi hano, ngo uzaze, ngo uzamujyane iwabo, ngo ntabwo hazi. Nabyo birantoneka, ndanabitekereza nkumva ndababaye cyane. Singiye kukubeshya, nabaye nigeze kubaho mu buzima bwiza, ariko birashira. Icyo gihe wari ufite umutware nta kibazo? Ntawe, yapfuye kera. Ariko ngomeza, Imana irakomeza irandinda. Icyo gihe wari ubayeho mu buzima bwiza, warakoraga? Narakoraga. Yego. Ariko umuntu wangiriye impuhwe ni uyu mubyeyi w'ahangaha. Nawe nta kuntu yari ameze, ariko arambwira ati ufashe aka kazi kugira ngo ugende n'umwana ntawe umufite w'umujyi, muzima mwibereyemo hano. Ni ukuri yagize neza. Ubu se iyo ndwaye yaba afite udufaranga nkabona aranzaniye ngo ningure imiti ya diyabete, cyangwa nkabona azaniye nk'ibiryo ngo duteke turye. Ubu ni ukuvuga hari n'igihe ushobora kwira udafatishije n'imbabura cyane, n'icyumweru n'ukwezi kugashira ntunzwe n'abaturanyi. Hanyuma abaturanyi bawe bo mubanye gute kuri uyu munsi? Ikibazo. Hanyuma iyi saha wenda ni umwana navuga ngo utideplasa ahaguruka ahari? Arahaguruka. Nk'iyashatse nko kujya gukora pipi bigenda bite? Mba mfite akadobo hariya, nkora uko nshoboye nkakagirira isuku, nawe urabibona. Turabibona ni ukuri. Nuko akagenda ubwo akibwiriza akampamagara, akagenda akajyamo, nanjye nkajyana nkajya kumena umwanda, nkongera nkagaruka nakagiriye isuku.
nuko twibereye no kugera uyu munsi ntago yajya hanze byibuze umukoresha akantu gatoya ahaguruka umutsindagize na n'isaha byaranze guhaguruka akagera nka hariya yabishobora yegereza mikoro yabishobora ariko mbere nta byari ikibazo ntago yagendaga ntago yashoboraga kugenda nuko hanyuma hari banyihanganire ko ngiye gukoresha iyi mvugo hari nk'ababyeyi gito cyangwa se b'inyamaswa nimba umuntu yaba niyo yewe waba utarabyara ariko uba uzabyara uri umugore cyangwa se uri umukobwa ugatinyuka kubwira umubyeyi ati ikigoryi cyangwa se nk'umuntu navuga ngo kiremwa muntu ikintu kidafite agaciro kandi uyu ni umwana ntago ntacyo azi abo bantu bababwira iki bafite umutima warababariye narabababariye donc ni nk'ihe nama wabagira nk'umubyeyi inshuti cyane zanjye za hafi yego ariko narabababariye kuko ijambo ryanyigishije ngo nutababarira na data wo mu ijuru ntazakubabarira amen ubu iyi saha noneho bo mubanye gute nta kibazo muragendererana bo urumva ko ntaho mpuriye nabo wenda bo barifashije ariko iyo mpuye nabo mu nzira cyangwa haba hagize ikintu kiba turahura tukavugana nta kibazo ariko burya umubiri byaro udahatse nibyo navugaga uyu munsi ushobora kuba meze gutya ejo umubiri ukampinduka cyangwa se n'undi wese udukurikiye iyi saha umubiri ukamuhinduka cyangwa navuga ngo nta wirata ajye yirata Kristo niko njya numva ntitukirata umubiri uyu munsi uba uri umukobwa cyangwa se umusore cyangwa undi muntu mwiza ejo umubiri ukaguhinduka mu masegonda ni ukuri ntabwo ubeshye kuko bose babimbwiraga nanjye iyo nza gukomeza inzira nanyuragamo bumva narapfuye n'umwana ariko nagize amahirwe Imana mbese sinzi ikintu cyatumye mva mu byo nibwiraga byarindamo njya mu bindi ariko ubwo byose numva ni Imana yonyine ngomba kubababarira ariko ubundi narabitekerezaga intimba ikanyica nkumva ntabababarira ni ukuvuga baranagucumuje nkavuga Imana ariko natekereza nareba n'abandi mbona bari hanyuma y'uyu nkavuga Imana ushimwe ni ukuri hari amba mbona hari n'abo mbasha kubona badakaraba batagira bate mu buriri cyane ariko njyewe Imana yaramfashije sinabona icyo nayishinja ni ukuri kuko hari nyuma y'uno mwana hari undi ubu noneho uri munsi ye ufite ikindi kibazo gikomeye yarabikoraga ashaka kwivovota nza kureba mbona ari ubwo buzima bwanjye mfite hanyuma hari ijambo ukoresheje uti hari aho najyaga nkurindamo mbona wajya kuzikura he umva hari umuntu azazi ko shyiraho mikoro umuntu akora ibintu akumva ko ariyo ndamuye ariko ugasanga ni igihombo kuri kuwiteka nararebaga umva ni byinshi uyu nta kibazo burya yahiseho umuntu higisha undi muntu uyu munsi impamvu nyikubajije hari umubyeyi uyu munsi wenda uri wenyine niyo yaba adafite umwana ufite ikibazo nk'icy'uyu mwana ariko ugasanga na wenda arishora mu busambanyi cyangwa se akajya mu zindi ngeso mbi ahubwo nanywaga inzoga ariko naje kureba nyuma nkajya numva radiyo y'umucyo ukuntu yigisha buri munsi niyo nabaga nagasomye narayimvaga ariko nza kubona ko byose nta kamaro ari ubusa wazinywaga kubera ibibazo cyangwa se ndagiraga ibibazo cyane by'uyu mwana natekereza n'ukuntu abantu banjomba hari noneho wamufashe afata abantu ngo baze bamutere inda ntahari nagiye mu kiraga ngo noneho bajye nturukuntu bari bigira gutya ngo bajye bareba ukuntu yicara yigira gutya ngo atwite ubwo w'umubyeyi naberaga mu gipangu noneho ni nk'imana yabahaye iki niba atari ibanga ku buryo yakora ubwo bunyamaswa bumeze gutyo sinzi icyo yabahaye bo basubiranyemo nyuma ubibwirwa nande baratonganye umwe arabimbwira ati niwe wari wateje ibyo bintu ngo basange umwana wawe mu nzu bamutera inda urufunguzo bari kurukurayo bari bishe ingufuri n'inkuku nyine noneho ndaza
hageze niba noneho bari kwica urugi uyu yarikanze agira ngo ni njye arahamagara ahamagaye kubera ko bari bamubwiye ngo ntazi kuvuga bagira ikibazo barihuta bariruka ariko yahamagaye ati wenda si mama baravuga ati se ko bavuze ko atavuga bigenze bite mbese ni yamana hora turenderera nyine nuko nyuma baje kwikubwira bigenze bite noneho nanjye nahuye n'umuntu yambaye ikigofero mbona ndandebye byari mu masaha ya ryari nko mu masaha 3 za nijoro uwo mudamu yarabizi ko ubwo udahari yarabizi nuko impageze nyine ndasanga agapata kacitse mbabajije bagira icyo bambwira ariko nyuma baza gusubiranamo sinzi ikintu bapfuye barashwana uwo ngo wacwaje baraza aramubwira ati nuriya mugore wari wabikoze kugira ngo bamutere inda arebe ukuntu uyu mwana azajya yicara kubita umutwe n'inda ngo nawe akurebe ukuntu uzabigenza uwo mama mwapfaga ikintu batari banga mama nta na kimwe ntacyo ni rya shyari ishyari se ry'ikibambi uri mu nzu ingana gutya nta bushobozi ntaki ni ba bandi baba bafite za karande zabo mbese bakumva ko simba n'icyo nabona navuga ariko Imana yaramurize nanjye irandinda ubwo niho nahise ntura kurwara bandiga ibintu bibonye byanze bimaze kumenyekana bati se uyu we tuzamubona dute nuko shima Imana rero ko nahavuye nubwo nari nararwaye wakodeshaga mu nzu ye ibaze nari nararwaye ibyo bibaho cyane ariko nahavuye ndi muzima nubwo nari narashaje hanyuma yaho ibiro 30 ruva ibirebire cyane hanyuma mama ntiwamwegereye umubwira uti uri umubyeyi ntabwo ibi bintu bikwiye umwereke ko ibyo naramubwiye noneho we nibibazo kuri iyi si we yagusubije iki yambwiye ko bamubeshyeye ngo ari ukuduteranya ariko ndamwihorera nyine urumva wenda ko atarafatiye mu cyuho nanjye kugatse kutitabaje amategeko ntibona kitabaza amategeko nta kimenyetso mwana we turacyashima Imana ko turi bazima ibyo batwifurizaga ntabwo ariko Imana yabigenje yego hanyuma umwana wenda nta wundi muryango agiraho hafi arawufite baramufite ariko none se umuryango we nta kintu ukora byibuze urumva ubayeho mu buzima bubi nta kurya nta byibuze bavuna gute yego iyo bafite icyo kumfasha baramfasha ariko nabo nuko ntako baba bameze ni ukuvuga nabo nta bushobozi burenze bundi bafite ni ukuri Imana ishimwe byibuze ubwo nawe utabagaya ukavuga uti nibwo baba ntabonye ikibaturutseho ariko hari ubushobozi buke nabo bafite ntacyo mbaveba hanyuma mama hari umuntu ukurikiye inkuru yawe sibyo ukurikiye iyi nkuru mbanze mushyiriremo irebere ukurikiye inkuru yawe akavuga ati uno mu mama ese arumva byibuze namufasha iki wowe urumva ni nk'ikihe kintu ugukurikiye waba ufite umutima ndetse reka mbabwire ngo waba ufite 100, 500, 200 twateranye no mu mama nkavuga ngo niyo yabona n'ibiryo by'ukwezi niyo yabona n'umwambaro w'umwana urumva ntahakura navuga ngo ntashinge nta rugero reka nkoresha iri jambo twese twateranye no mu mama byibuze akavuga uti reka ndamuke kabiri ariko iyi sara abantu bagukurikiye wabasaba iki wababwira iki nabasaba kudufasha uko baba bashoboye uko Imana yabashoboza niko babigenza yego ku mutima bivuye ku mutima wabo badufasha yego wumva ari nk'ikihe kintu bagufasha byibuze kikugora cyane yewe ko ari byinshi ni byinshi kandi busigaye numva ntagora umuntu oya ntacyo ushobora kuvuga wenda 3 hakaboneka wenda n'uwakora kimwe nta kibazo bambi urumva yego ubu ntashuka tugira n'ibyo waruvuze kwambara no kurya ni ingenzi nk'ubu ni umurwayi wa diyabete diyabete urayumva ndayumva igomba imiti buri munsi nta bushobozi ntabwo yo ntabwo ni ukuri
inshuti zanjye ndabinginze ndabizi murankunda kandi hari urugendo twabanyemo nk'uko mudahwema kuvuga uti mfashe 50, mfashe 100. Sandra mbabarira ungere kuri uriya muntu ndakwinginze ngo uyu mama uri kumureba gira icyo ukora cyangwa se tugira icyo dukora kubwe byibuze ano marira ari kurira yego ibibazo ntibizashira mu isi ariko niyo yabona n'ibiryo by'amezi 2 niyo yabona ibiryo by'ukwezi nzi neza ko navuga ngo mama twaganire mbere y'ikiganiro nzi ko azanyurwa kandi ndabyizeye ko hari icyo muzakora n'ukuri mama reka nkubwire ngo twizere Imana kandi ngewe kenshi iyo nkoze ikiganiro nk'iki ndavuga ngo hari icyo nizeye kandi iyo mvuze kenshi ngo hari icyo nizeye ntiyajyabura n'umuntu n'umwe nshaka avuga uti byibuze mbonye yamugurire ibyo kurya n'ibyamara ukwezi ariko akagira icyo akora nkwijeje ko niyo batagira icyo bakora nanjye nzisuganya oya ariko turabyizeye nanjye ngire n'icyo nakugurira ku ruhande rwanjye ntagivuze ngo aba bantu hari icyo bakoze nanjye ku ruhande rwanjye navuga uti no mama naramusuye niyo namushyira mu mufuka w'umuceri nzi ko utagaya mama ndagushimiye cyane kandi kamubwire ngo komera shikama uri umumama navuga ngo w'intwari waravuze uti umwana wanjye kamunambeho hari abagira abana nk'aba akavuga uti reka nkore ikibi cyangwa se agatekereza nabi babaho kanavuga ati naramubyaye njya mbibona cyane ati nifuza no kumuta oya ntabwo nabishobora yego ariko burye kamvuge ngo akavuye mu mara yawe abarakawe koko uko yaba ameze kose Umunyarwanda yaravuze ngo ubyaye ikibazo arakirigata ariko ntabwo bikiriho muri iki gihe buri muri iki gihe umuntu aba ashaka ibyiza ibintu ntabimva bitambugeraho kandi niyo nzira oya twese niyo nzira uyu munsi waba umeze neza ejo ubuzima ugahinduka ahubwo ikiruta byose ni ukwizera Imana sibyo ukomere ngushimira cyane nako wigeze wiyandarika ube wajya mu busambanyi ube wajya mbese gukora navuga ngo ibitukisha izina ry'umubyeyi ahubwo arakomera avuga uti ubuzima bubi ndi mu buzima bubi gucana imbabura n'ikibazo ariko ndemera nambe ku mwana wanjye warakoze kandi abaye intwari nta kibazo bambi wakoze cyane kandi komera ikindi ukaze gusenga nicyo kintu nkora ni ukuri ikindi nabwira ababyeyi cyangwa se n'utari umubyeyi twige umutima wa kimuntu tureke imvugo navuga nyandagazi cyangwa se imvugo za kinyamaswa imvugo yakomeretse umuntu niba waba uri umubyeyi ugatinyuka ukabwira umubyeyi mugenzi wawe ati ikigoryi nakubwira ngo uyu munsi niwe ariko ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze kuri wowe ese wa mubyeyi we wowe uzi ejo ubuzima bwawe buzaba buhagaze gute ese uzi wowe umunsi wabyaye uzabyara umeze gute ese uzi mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe azabyara umeze gute reka mvuge ngo twese tugire umutima w'urukundo amagambo asesereza cyangwa se akomeretsa tuyirinde ndabashimiye cyane kandi no mu mama dukomeza tumutekerezaho Gasaro TV.